rero mukuru wanjye kuva papa na mama bapfa warambwiye ngo ninjye bagusigiye sibyo nagira ngo rero mwisabira akantu kuva twabana ubwo gamenye gusaba ikintu gikomeye niwe famille mfite niwe papa niwe mama ninde niwe mukuru wanjye nagira ngo rero nkwisabire akantu hari business iri gupanga rero mfite udufaranga dukeya sibyo nagira ngo kubera ko ufite amafaranga menshi kugusiga ibintu byinshi amafaranga yaraye amafaranga urayafite wabuze amafaranga kandi niyo ngiye kugusaba rero nagira ngo twumva umfashe hari akantu bashaka kugura kandi karasaba amafaranga menshi nese mukuru wanjye ntabwo wamfasha rero murumuna wanjye nta kintu nakwima nyifite cyane ko muri amafaranga urabona badusigiye menshi kandi njye nawe tugomba kuyakonsoma icyo ushaka cyose wambwira n'ukuri tukareba nimba ari ikintu nagufasha rero mukuru wanjye mbaye ngushimiye sibyo igikorwa cyiza ugiye kunkorera njyewe hari ruguru ubona hariya urenzaho imodoka ziparika gutya ruguru kwa Yolanda iriya Yolanda rero hari igaraje ririya garaje rero nyiraryo niba yarakoze iki niba ari sinzi ibibazo afitanye na leta arimo ararigurira noneho nagira ngo umpe miliyoni 48 mbe nkaguze mbe nkafite sibyo kore mu mafaranga mufite ndabizi ni menshi umpe 48 miliyoni njye nzigura ku kagaraje sha brother urone ubwoba miliyoni 40 amafaranga ni make bitewe n'ahantu amafaranga tuyakura mu muryango w'iwacu amafaranga ni make cyane rwose ndagusezeranyije ko ndi buyakura ahubwo ndagushyiraho n'agatipu ka miliyoni 10 ibyo ndabikwemereye cyane rwose nugira ikibazo miliyoni 48 kongera miliyoni 158 amafaranga ni make ugira ikibazo cy'amafaranga nawe nzagusobanurira homura asagara frame reka tusoma byinshi ahantu mbwe ngo mukora amafaranga ahantu ni ku buryo miliyoni 58 umva ko ari amafaranga make hakoze kuki miliyoni 58 hakoze umaze gukura brand umaze gukura amaze kubibona yego cyo gihe nanjye mubwire ibyo ababyeyi banjye bansigiye ibyo bambwiye kugira nawe utangire uba umunyamuryango wacu wa nyawo ngiye kugusonera amafaranga tuyakura ko byagaragara yuko umaze kumenya ubwenge umaze gukura ubwo se uriteguye kwitegura gusa koko ubwo watinze sibyo babarira ndakwengera amafaranga hari agastori gato nshaka kubwira hanyuma nkahita nkubwira amafaranga tuyakura yego kandi ndagusabye unyizere kandi ntubwanuke cyangwa ngo ugende reacting mu buryo budakwiye ngiye kubwira birakomeye kamere kuri story ya papa buriya papa nawe yabirazwe na sekuru kuvuga ibintu by'abakurambere byo byumva yego noneho bamusabye gutanga umuntu akunda kuko yari amaze kubaka urugo kandi yari afite amafaranga make yo gutunga umuryango yego bamusabye ko agomba gutamba mama agapfa niyo mpamvu abonye mama yapfuye urupfu rutunguranye kuko ntawamenye icyamwishe nuko papa bimurenze aza kwiyahura akaza kwiyahura ambwiye yuko tugomba gukomeza umujyi w'abakurambere turi kumvikana ibyo bintu ndi kukubwira kwifata mu mutwe baretse garafure ibintu birimo gupfa kuva ko ibyo bintu biteye ubwoba oya nta gitangira ufite ugomba gukora ibyo abakurambere bawe bakuraga nimba sogokuruza wawe yarabikoze sogokuru akabikora isaka abikora abambikora barabindaze nawe ugomba kubijyamo nta kindi kintu ufite wahindura ugomba gukurikira ibyo sekuru yagushiriyeho cyangwa sogokuruza wawe ugomba gukurikira kuzimu kareba inzira y'ikuzimu bakorera sekibi wa muntu uko numva satani ngateye harimo amafaranga bese amafaranga gukujije ukabugeze aho ugira ngo yavuye ubwo ndi umwana nkiri muto naryaga ibintu byo kwa satani utazongera kuvuga satani ni umwami wo hepfo kandi umwami ufite ubushobozi bwo gukora buri kimwe ufite kuguha amafaranga ushaka ubuzima bwiza ushaka ariko nawe ukarinda isezerano ryiwe cyagutegetse ukagikora murumuna wanjye nka mukuru wawe ugukunda ngiye gukuraga nawe ukurikire abakurambere ariko nukuri ko Imana bene abantu biteye ubwoba abantu barimo gupfa koko ariko urabizi nishakira amafaranga mwana ubwo reka nkurikira amafaranga ahubwo ibyo bintu ndi tayari ndaganaki uri tayari nibonera nayo amafaranga mbese ngire nondetse ko satani mwamuneje ubu ngubu mfite niba mwaraherekera mu nakubujije gukora amakosa ihangane umwami wa hasi uko mwamunteje
waramuguteye umwana ko mwamunshyiriye. okay nimba wabyemeye rero wemeye na deal kangira utuntu wereka wihangane gato Mbe cyangwa utegereze. ndaje uri sindaje Mana nyagasani ibintu ngiye. Korera Rusoferi Satani. Ahubwo nabonye mu rwego rw'amafaranga wasanga Satani ahemba neza da. Ntabwo wasanga atanagorana amafaranga ko nabonye ari ikigega. Aha data. muvandimwe ibintu wizanyemo nako si wabizanyemo wabikuzanyemo ubu tugiye gutangira imigenzo ya mbere kuri wowe kugira ngo wemerwe nk'umwana wa Rusoferi cyangwa umwana wo kwa data wacu w'ikuzimu. Izi mbuto uri kubona ni imizizi. Imizizi ni imbuto zatewe na nyogokuruza ubyara sogokuru. Guturuka inani kabiri ku ngoma ya Kirenge, abakurambere baravuze bati rwose mwana wanjye mira umuzizi. Imizizi itamire uyimire ni itatu. Yimire yimire Akinira ubwangi. mira mira umuzizi. Kamwe cyane muri Rakaza abakurambere tamira umire korora. Uyu nundi muzizi akira. Iyi nayo ni itatu. Shyira mu matwi, shyira mu gutwi. Indi mizizi uraza kuyifata saa sita z'ijoro ndaza kukubyutsa. Shiramo hano kabiri. Chare neza. Nagakunda abanyabwoba Rusoferi, nagakorana n'abanyabwoba. Ndacyari mushya muri byo. Icare neza warumeze. Bambwiye ko ugomba gutanga igitambo. Nta mwana ugira, nta mugore ugira njye kandi baramfite. Ariko ufite inshuti. Umuzabibu. Ugomba gutanga inshuti yawe ukunda. Igitambo ndagikora ariko inshuti mfite se. Ceceka mvuge. Ugomba gutanga inshuti ukunda. Inshuti se. Ceceka nkubwire. Inshuti y'umusore w'imanzi, inshuti yawe ndi kumubona agomba kuba atari umunyabyaha, ndakora urugomo. Ndi kumubona nawe uri kumuteka, ndi kumubona ntuzabishya gukora. Uwo mushuti wanjye natamba ubwo ndamutse nanamubonye kumva namukorera iki kugira ngo umutambe. Ndaguha imiti uzamuha umutapfe napfa umutuzanire. Namuzana gute se yapfuye? Uzamuzana sinzi ukuntu uzamuzana ariko uzamuzane. Eragara none ibintu urimo nta mikino irimo. Ndabyumva ariko nanone iyo umuntu yapfuye ntabwo utegetse byarangiye. Nanone iyo umuntu yapfuye araremera bizasaba kubona umuntu umunteruza. Akurambere mutugirire impuhwe. Ugomba kubikora nk'uko babikubwiye. Yego ariko umuntu kumuzana byarangiye. Ndabikora rwose mukuru wanjye ariko Bebe ko wabaye Rusoferi. Genda toka. Ko wabaye nka Satani neza. Nta mikino mfite iraho. Mfite umunsi umwe. Timamusi genda. Umunsi umwe ko wamuzanye. Tangira aka kanya. Shakira inshuti yawe. Muzanye aka kanya. Genda. Muzanye. Mbasi. Ahugiye. Nasumbwiye ngo iki? Jewe. Ngiye ngo iki? Ngiye gushakira igitambo kugira ngo banyikire abakurambere. Bako bimbwiye, ntabyizi. Ntabwo uriya yari ngiye. Ahubwo se bakubwiye. Arambwiye ngo ushaka umusore ngo utarakora ibyaha, utayiteza urugomo, ngo umusore w'umwana mwiza,
umutambe nanjye kubanyakire njye mbona nawe mafaranga sikumbwiye koko yo nyine buriya baba banyuzemo mu buryo nyine bw'umwuka buriya uba uri kubona ndi kuvuga ntabwo buriya ari njye nimba twanavuganye nimba ari n'ikintu nakubwiye buriya ni umukurambere runaka mu bakurambere wenda batubanjije wasanga ari nk'uw'inani kabiri ku ngoma ya kirenge mwa muri kuganira ariko guha amategeko n'amabwiriza ahubwo se uwo muntu ugiye gutangamo igitambo urabigenza gute bakubwiye gute ntabwo se ko bambwiye ngo urame imiti y'ubwami iri he bambwiye ngo ufite imiti y'ubwami nkaho uwo muntu kugira ngo ubone uko umutanga uretse gato murebe ndebera iyo miti wowe uretse gato njye koko ndamutambye koko niyihangane nta kundi ubwo nyine ninamusangayo nzasanga yari nafashe n'umwanya nzamusaba imbabazi umva yego akuri kukabona yego uraza kukamuhumuriza ku mazuru gusa ibi byonyine biramunango kandi ugira iva buriya abantu ntabwo bakinishwa ku mazuru gusa ntabwo bakinishwa ahubwo irukanke muri umuna wanjye yari inshuti yanjye sha oya nimba ari byo bakubwiye bikurikize ihute muri umuna wanjye disi nawe wari warabuze hashize igihe kabisa wari warabuze kabisa pe si uko koko mana nyagasani uyu mwana mutambi mugiriye igitambo mutoresha amashashi koko nyiri umusazi n'ibintu byose twacanyemo yari inshuti yanjye gusa nakundi gushaka amafaranga kaba mbaye reka mbikore yarabishagiye mubanye nta gushaka rero uri inshuti yanjye arabizi ko ibintu byose ikintu cyiza kimbaye mpamvu nawe cyakugeraho ndi kubona rero hano nkuzaniye akavashoni gashyashya ka perfume parufe urazizi reba ukuntu ingana iyi si ubwo bwa mbere ibonye se usezeye ku gikara ntabwo uzongera kutunukira sha kabisa nzana hano mwere kagahumura gate nk'umugeza wumva buriya serengeye maze iminsi nitegereza ibintu mana cyane ubwo nabonye ko imana ifite ubukaka n'ubushongore imana irakomeye kabisa cyane uzi ko imana ifite gukora ikintu wowe utanatekereza ku bwonko bwawe uko bimeze niba IQ yawe uri kuri 20 gusha imana iwe ifite 1000 ku ijana usibye imbaraga z'imana nta zindi mbaraga zibaho zirusha iz'imana abagira iza satani bose baribeshya cyane bibeshya se gake ahubwo ariko nta wabarenganya niba bafite umwami wabo natwe dufite umwami wacu asa urabizi saha zo kujya gusenga ndabona zigeze reka twigire kureba Jordan twigire gusenga ni birakaze cyangwa gihangane nta kundi nyine nta mafaranga benguresheje ufite nakwangagura bido ni inshuti yanjye yewe wa mugabo uwo muntu utwaye ni muzimara ibyo birakureba wa mugabo wamenye izabo uwo muntu utwaye yapfuye cyane muzima ibyo ntabwo bikureba genda nyine wakagenda iyo wanzwe genda ubutagaruka kagapfuka umusatsi wambwa wireshya nka parasitamo mbonye birumvikana ni gute umuntu ashobora kwikorera umuntu ku manywa ye ha cyane ntabwo byumvikana Jose bimeze bite mwana ko wabuze mwana ntabwo nabuze kabisa ndahari ariko tutararengaho reka mbaze ikibazo kimwe harya none inshuti ya Dodani hariya mvuye n'umugabo usa nawe Dodani se umubonye mwana kunzi ko Dodani atari inaha waba umubonye gute
namubonye ariko noneho ntabwo uzi ikintu gitangaje uye nawe hariya yikoreye umuntu kuri aya manywa y'ihango yikoreye umuntu nanjye nibyo bintu bincanze. none se sereba ibintu urabivugaho iki mwana we? abivuga ati isi yararakaye Imana. oya ntukavuga ariko ngo isi yararakaye, Imana ni byose. Imana ifite umugambi ukuntu izabigenza. Niba ari urwo rwego Dodani yaba agezeho, ariko sinkeka ko yaba ari inaha. Se duko Dodani atabaga muri izi nce yabageze hano gute? Oya n'uwo muco waba ari mubi yabatangiye. Dodani wari tuzi usenga, Dodani twari tuzi ukunda Imana, wemera ko Imana ari byose. Dodani ibyo ni gute yabikora? Ako simbyemeye. Ntago mbyemeye keretse nitumenya yuko tukanabyibonera amaso ku yandi yuko Dodani yabikoze. Ariko urabizi ereka ahantu Dodani yaba ari. Ntabwo hacimo umwanya munini ariko reka njye kumubera naho hafi sere tugende, Imana ikora ibyayo. dore twahuriye hano hano ahangaha uko wabona amuhetse muteruye bimeze yamuhetse ku rutugu gutya nk'umuntu wapfuye. Reka tujye iwabo niba nawe uhari hano ntari tujye iwabo tujye kumureba. Reka njye n'ubundi hari gahunda nari ngiyemo nari nje kuhabereka gusa urumva mwagenda mwaza kumubona mukaza kumubwira natwe ntari bireka tujyeho gusa ugiye nunyura kwa Dodani umubwire yitegure mu kanya turaje tujye gusenga. Natwe reka tugere kwa Dodani tumubaza ahantu yashyizeho. nta kibazo murakoze. uretse vanduze ko umeze nk'abapfumu. Aya magambo y'inyanga biramuri kuyakura. Cira amano mu mpongoro. Cira! Bakubonye kandi bakwishimiye. Muvandimwe rero gitondo umuntu agiye kuza imyuka mibi n'igiye gukora n'imigenzo kuri uyu murambo. Ndi kubyumva? Yego. Okay. Yay!
Bradura abakurambiwe baramuduhaye uragiye kuduhingira. Bagize ubwoba kandi wihangane bizajya bihoraho rimwe na rimwe. Ni ibintu biri aho ngaho uzagenda ubimenyera gake gake. Mbese uvande uriya muntu kajyanye isuka buriya arahinga nk'iminota ingahe cyangwa igihe kingana gito? Azahinga yongera ahinge. Uriya ni nk'imashini ntago ananirwa. Ni umupfu yarapfuye iriya n'imashini kuzimu watwihereye. Azahinga mpaka umwami wacu avuze ngo rekera nibwo ashobora kurekera. Cyangwa bari abanyamasengesho urugi bagendera kure nabo bashobora guhagarika umugambi n'abafite umwami wabo kandi n'abafite ubushobozi. Abwo reka tuve mu ngoro kamanze nyihe umugisha hanyuma tugende. Birahagije dutahe. Uriya si wa muntu twahuye karera? Mbese twajya ngo bafashwe n'amadayimoni reba ukuntu ari guhinga. Ntabwo bisanzwe. Mwese muvandi ko niba ari se banze unyumva, niba ari igitambo mwansabye ko nagitanze ku muntu twamukibuye ayo mafaranga ye zanyabona kuri momo kwete mu mashini. Tujye tuvugana ariko ko ibyo bikoteri bigaragara ko wansuzuma. Nta kintu ariko Vuga uri mu bikoteri. Nta kibazo. Rero Dodani muvandimwe wanjye ntago amafaranga ahita aza gutya ngo ahita aza gutya. Cyambere ubanza kurema icyizere bamara kukikubonamo iyo ubyutse mu gitondo uzajya ubyuka mu gitondo jya ufata umusego wawe wegure. Haba harimo amagi 3. Ayo magi iyo uyafashe ukayateka ukayarya ukarya umureti wayo cyangwa ukayanywa ari mabisi. Ikindi gihe wegura umusego ukajya ubona amafaranga. Mbere haza amagi ugakabira akaza amafaranga. Kandi uko niko bigomba kugenda. Tuzakora ikosa ukisanga mu byago birenze ibyo watekerezaga. None se wowe ngo se wasanga arimo nkaba narebye? Haracyari kare igitambo gitanze ejo bundi haracyari kare. Dodani we! Yego. Dodo ufite ubwenge sinakubujije kuzana abantu utabanje kumenyesha. Oya neza abantu niba abandi twasenganaga narayoboka. Baba ndi mwasenganaga. Ntayoboka idini rya. Baje gukora iki hano? Kundeba. Urabasanga baje kumbwira ngo tuye gusenga. Hari ikintu. Ubwo ndahita mbahakanira nyine. Genda barebe. Ati bakagera hano. Kandi peti usigaye wumva nabi Imana. Kambarebe nabi. Umaze gukura buri ushatse kuvuga yuko ntago kura gwarare kubusa nakura nsumbije. Yewe wadusuje benima. Mwicare. Ubwo musanze atari muri mudu nziza. Usimani za wanura. Ari umeze neza ariko. Abane bo twasenganaga rero nakubwira. Wasenganaga. Nisubona gutugisengana Doda. Dusengana namwe. Mwegerere mwarasupa. kikajya ugabanya ubugamba. Siko muri muvandimwe wawe yarakaye yabaye ikikana. Iki munsokere mu gipangu. Mugende. Nabwiye muve hano muri rugo. Ariko mana yanjye. Ariko reka mbabwire reka dushyira agasengesho dusengere urema Imana yacu yo mwijuru. Aya. Reka dusenge muvandimwe. Ntabwo mbashaka ibyo bintu byayo bivananga. Agasengesho kamwe kako kadatinda. Bari gusenga. Mana yacu rwose turaguhimbaje turagushimye.
Muvandi sinari nakubwiye reba ukuntu isi yarangiye nk'aba ngaba ukubona abantu bagenda mu muhanda ntabwo wamenya ngo bakorera iki n'ibiki bakora bari iwabo reba nk'aba ngaba amajini yari yarabaritsemo amajini yarabuzuyemo yari yararitsemo nka bushara ya Allah Imana ifite amaboko